Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ni imwe mu nkuru za mbere zivuga ku buzima bwa Yesu, kandi mu by'ukuri ni umuzingo wa mbere w'ibiri igizwe na Luka n'ibyakozwe n'intumwa. Iyo urebeye hamwe imirongo itangira ibi bitabo byombi, bigaragara neza ko umwanditsi ari umwe. Kandi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ubwacyo harimo ibi byerekana, ni nako n'u Rwanda rwa kera ruhamya Luka nk'umwanditsi, uwo kandi tuzi nk'umuganga wagendanaga akanakorana na Pawulo intumwa. Luka atangizanya igitabo cye ijambo ry'ibanze atubwira uburyo n'impamvu yanditse iki gitabo. Yemeza ko hari n'izindi nkuru ku buzima bwa Yesu nyinshi hirya no hino kandi nziza, ariko yashatse gusubira inyuma ku Rwanda rw'abigishwa babyiboneye ba mbere benshi bashoboka, kugira ngo atange ibyo yise inkuru itondekanyije neza yerekeye ibintu byasohoye muri twe. Nuko rero iryo jambo ngo byasohoye ritwereka impamvu Luka yanditse iyi nkuru. Kuri we inkuru ya Yesu ntabwo ari amateka ya kera gusa, ashaka kwerekana uburyo ari ugusohora kw'isezerano ryahozeho ry'inkuru y'Imana na Isiraheli, kandi ikiruta icyo ikaba ari inkuru y'Imana n'abari mu isi yose. Imiterere y'iki gitabo irasobanutse rwose. Hari intangiriro ndende itangiza inkuru ya Yohana Umubatiza n'iya Yesu. Hanyuma mu gice cya 3 kugeza ku cya 9, Luka yerekana ishusho ikomeye ya Yesu na misiyo ye mu karere k'iwabo i Galilaya. Nyuma y'ibyo, igice kinini cyo hagati mu gitabo ni urugendo rurerure rwa Yesu agiye Yerusalemu, ari narwo rutugezaho bikomeye h'iyo nkuru. Icyumweru cya nyuma cya Yesu i Yerusalemu biganisha ku rupfu n'umuzuko bye, bisoreza mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Muri iyi video tugiye kwibanda ku cya kabiri cya mbere cy'ubutumwa bwiza bwa Luka. Intangiriro irambuye ibara ikurikiranyije inkuru y'ivuka rya Yohana Umubatiza n'iya Yesu. Hariho umugabo w'umutambyi n'umugore we bakuze, Zakariya na Elizabeti, hanyuma hakaba n'umwari Mariya na Yosefu. Bombi bahabwa isezerano ridasanzwe ryo mu buryo bw'ubumana ry'uko bazabyara umwana w'umuhungu. Amasezerano yombi arasohora ubwo Yohana na Yesu bavukaga, maze ababyeyi bombi bakaririmba ibisigo bizihiwe. Izi ndirimbo z'ibisigo zuzuyemo amajwi ya Zaburi n'isezerano rya kera n'abahanuzi zerekana uburyo abo bana bazasohoza amasezerano ya kera y'Imana. Ariko ibi bisigo byerekana n'uruhare rwa buri mwana mu nkuru ikurikiraho. Yohana ni intumwa y'igihanuzi yasezeranyijwe mu mategeko ya Mose n'abahanuzi ko ari uzategurira Isiraheli guhura n'Imana yabo. Kandi Yesu ni umwami Mesiya wasezeranyijwe Dawidi uzazana ubwami bw'Imana kuri Isiraheli n'umugisha w'Imana ku mahanga nk'uko yabisezeranyije Aburahamu. Nyuma y'ibi, Mariya azana Yesu mu rusengero i Yerusalemu kumwegurira Imana, maze abahanuzi babiri bari mu zabukuru, Ana na Simeyoni, babonye Yesu bamenya uwo ari we. Maze Simeyoni aririmba indirimbo ye, igisigo gishingiye ku buhanuzi bwa Yesaya. Aravuga ati, uyu mwana ni agakiza k'Imana kuri Isiraheli kandi azahinduka umucyo uvira amahanga. Nuko hamwe n'aya magambo yuzuye ibyiringiro, inkuru ikomereza mu gice kindi cy'ingenzi, aho Luka yerekana Yesu na misiyo ye. Abimburira ibikorwa ku bubyutse bwazanwe na Yohana ku ruzi Yorodani, aho ahamagarira Isiraheli nshya yihanye, yongeye kwiyemeza kubaho ubuzima bushya binyuze mu mubatizo. Arimo gutegurira kuza k'ubwami bw'Imana. Hanyuma Yesu agaragara nk'umuyobozi w'ubw'Isiraheli bushya, kandi akarangwa n'umwuka n'ijwi ry'Imana ryavugiye mu ijuru. N'umwana w'Imana ukundwa. Nyuma y'ibi, Luka atanga ibisekuru bikurikirana inkomoko ya Yesu kuri Dawidi no kuri Aburahamu, hanyuma bikanasubira inyuma hose kugeza kuri Adamu wo mu gitabo cy'Itangiriro. Aha Luka ari kugaragaza ko Yesu ari we Mesiya, umwami wa Isiraheli uzazana umugisha w'Imana, ariko atari kuri Isiraheli gusa, umuryango wa Aburahamu. Yaje kubwa bene Adamu bose, kubwa bari mu isi bose. Nyuma y'ibyo, Luka ashyiraho inkuru ya Yesu ajya mu mujyi yavukiyemo, i Nazareti abigendereye, aho atangiza misiyo ye ku mugaragaro. Mu giterane cy'isinagogi, Yesu arahaguruka maze asoma mu muzingo wa Yesaya ati, umwuka w'Uwiteka ari kuri njye ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza, n'abari mu nzu y'imbohe ko babohowe, kureba gushya ku bari impumyi n'umudendezo ku batwazwaga igitugu. Nuko noneho, hamwe n'ibindi bitabo by'ubutumwa bwiza, muri iki nacyo Yesu yerekanwa nk'umwami Mesiya uzana inkuru nziza y'ubwami bw'Imana. Ariko icyo Luka agaragaza by'umwihariko n'impinduka zijyanye n'imibereho zizanwa na misiyo ya Yesu. Azana umudendezo. Ijambo ry'Ikigiriki ni aphesis. Ijambo kurindi bisobanura kubohora, kandi biganisha ku migenzo ya kera y'Abayuda ijyanye n'umwaka wa Yubile, ivugwa mu bare w'igice cya 25. Ni igihe imbata z'Abisiraheli zose zarekurwaga, igihe abantu bababarirwaga imyenda yabo, n'igihe isambu y'imiryango yagurishijwe bayisubizwaga. Byose ni ikigereranyo cyo gukomeza ubutabera n'imbabazi by'Imana bibohora. Maze Yesu avuga ko iyi nkuru nziza yo kubohorwa by'umwihariko igenewe abakene. Umva rero, mu isezerano rya kera, abakene cyangwa mu Giheburayo ani ni icyiciro kinini kirenze abantu badafite amafaranga menshi. Bivuga ni abantu bafatwa nk'abaciriritse mu mico yabo, nk'abantu bafite ubumuga, cyangwa abagore ndetse n'abana hamwe n'abakuze. Bishobora none kuvuga abanyamahanga nk'abantu bo mu yandi moko,
cyangwa abantu b'imibereho y'ubukene yabashize hanze y'imiryango yemewe n'idini. Maze Yesu avuga ko ubwami bw'Imana ari inkuru nziza, cyane cyane ku bantu nk'abo. Nuko nyuma y'ibi, Luka ahita adushyira imbere urwunge rw'inkuru nyinshi, atwereka icyo inkuru nziza ya Yesu kubw'abakene ari cyo. Harimo gukira k'umugore wari umaze igihe kirekire arwaye, cyangwa umugabo ufite uburwayi bw'uruhu, cyangwa umuntu wari uremaye. Aha harimo n'inkuru zerekeye Yesu yakira mu muryango w'abamukurikira umukoresha w'ikoro nka Lewi, udakennye amafaranga, ariko ari mu bahawe akato. Harimo inkuru ya Yesu ababarira umusambanyikazi. Luka ari kwerekana uburyo ubwami bwa Yesu bwazanye guhemburwa n'impinduka mu mibereho yose y'abantu. Ari kwagura uruziga rw'abantu batumiwe kwinjira kugira ngo babone imbaraga zikiza z'ubwami bw'Imana. Kandi kuko ibikorwa bya Yesu byamukururiraga abamukurikiraga benshi, yaje gukora ikintu kirushaho gushotora. Ashyira abo bantu hamwe kubahindura Isiraheli nshya, abatoranyirije intumwa 12 nk'abayobozi, bihuye n'imiryango 12 ya Isiraheli. Hanyuma Yesu yigisha amatwara ye y'ubwami bw'ubutisi, cyangwa nk'uko Luka abyita, inyigisho yatangiwe mu kibaya. Avuga ko urukundo rw'Imana ku banyamahanga n'abakene rusobanuye ko ubwami bwe buzana ikinyuranyo cy'indangagaciro zacu. Yazanywe no kurema ubundi bwoko bw'Imana bushya buzitabira ubutumire bwa Yesu kubwo kugira ubuntu bukomeye, buzita ku bakene, abantu bazayobora bita ku bandi kandi bakabaho bunga abantu no kubabarira, ubwoko bwubaha Imana by'ukuri, ariko bahana uburyarya bw'idini. Nuko rero, icyerekezo gikaze cy'ubwami bwa Yesu, ibyo yivugaho ku butware bw'Imana, bitangira kubyara abamurwanya n'impaka, cyane cyane ku bakuru b'idini ya Isiraheli. Kwegera abantu bakemangwa kwe byabangamiraga imigenzo yabo y'idini, nuko bumvaga ubutungane bw'imibanire yabo, bityo batangira gushinja Yesu gutuka Imana no kuba umusinzi no kwivanga n'abanyabyaha. Nuko rero, iki gice kirangirana no guhishurwa kwa misiyo ya Yesu ku bigishwa be. Avuga ko nibyo ni Mesiya umwami, kandi ko agiye kwimakaza ubwami bwe mu Bisiraheli ubwo azapfira i Yerusalemu, akaba umwami w'umugaragu ubabazwa uvugwa muri Yesaya 53, upfa kubw'ibyaha bya Isiraheli. Hanyuma iki gitekerezo gitangaje kigarukwaho byimbitse mu nkuru ikurikira, ubwo Yesu yazamukanaga umusozi na batatu mu bigishwa be, maze bagatungurwa n'uko abahinduriwe imbere. Batwikirwa n'igicu cy'ububeho bw'Imana, yabatangarije iti, uyu ni umwana wanjye natoranije. Kandi ubwo Mose na Eliya bari kumwe nawe, babahanuzi bandi babiri, bahuye n'ububeho bw'Imana n'ijwi ryayo ku musozi. Maze Luka atubwira ko barimo kuganira ibyo kuva kwa Yesu yari agiye gusoreza i Yerusalemu. Iryo jambo ry'ikigiriki Exodus niryo rihuye neza n'inkuru yo kuva. Aha Luka yerekana Yesu nka Mose mushya uzayobora Isiraheli ikivuka mu mudendezo no kubohozwa bakuye mu bubata bw'icyaha n'ikibi, mu buryo bwacyo bwose, mu buryo bwite, mu mwuka no mu mibereho. Ibyo bikaba bigiye kutwinjiza mu cya kabiri cya nyuma cy'iki gitabo. Ariko kuri ubu, icyo nicyo cya kabiri kibanza cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka.